rwose abaturage baho barasa neza rwose bambaye neza cyane bagaragara neza inshuti yanjye iri muri Amerika nayo yarampamagaye imbwira ibyiza byaho imihanda yaho imyinyuzi kuzimu n'indi yo mu kirere numva ni heza cyane bituma nkumbura imihanda yo mu ijuru yubatswe n'Imana kandi isizwe zahabu i Kanani ni heza cyane i Kanani ni heza cyane tujyane twigire iwacu twigire i Kanani i Kanani ni heza i Kanani ni heza cyane i Kanani ni heza cyane tujyane twigire iwacu twigire i Kanani i Kanani ni heza nherutse gutaha ubukwe bwa mucuti wanjye mbona bishimye cyane ari byiza rwose abambariye umukwe ndetse n'umugeni bari barimbye cyane bagaragara neza inshuti yanjye yarirangije kaminuza yarampamagaye ngo njye mu birori bye ababyeyi n'inshuti bari bamushagaye banezerewe cyane bona ari byiza rwose bituma nkumbura ibirori byo mu ijuru Yesu acyuye umugeni yameneye amaraso i Kanani ni heza cyane i Kanani ni heza cyane tujyane twigire iwacu twigire i Kanani i Kanani ni heza i Kanani ni heza cyane i Kanani ni heza cyane tujyane twigire iwacu twigire i Kanani ni heza gutemberera iburasirazuba rebye ibibaya byaho ni byiza cyane imyaka mu mirima amatungo mu nzuri mbona ni byiza rwose bigaragara neza nibuka ukuntu Yesu yatanze isezerano ati nzagaruka bijyanire iwanjye iby'amatwi yanyu atigeze yumva n'ibyo mutarabona n'ibyo nabahishiye bituma nkumbura Kanani yo mu ijuru cya gihugu cyiza twarazwe na data i Kanani ni heza cyane i Kanani ni heza cyane tujyane twigire iwacu twigire i Kanani ni heza
heza cyane, i Kanani ni heza, ni heza cyane. Iyo tujyane iwacu twigiye i Kanani, i Kanani ni heza. Iyo tujyane iwacu twigiye i Kanani, i Kanani ni heza. Iyo tujyane iwacu twigiye i Kanani, i Kanani ni heza.